nitwa mama Bibishi Rutunda, ndi umubyeyi w'abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3, mfite umukwe umwe n'umuzukuru umwe, kandi ndumva Renilde bishoboka ko ejo bundi twebwe twakoze anniversaire imyaka 32 tubana, sinzi uturusha amezi angahe, ariko turi inyuma. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndumva nagiriye ubuntu bwo kutumirwa na apotre, ndatekereza na ekipe ye ko twagira ibyo twaganira kubijyanye no kubaka. Icyo bambajije cyo kuvugaho ni ukuvuga ko ni uruhe rugo Imana yishimira. Urugo Imana yishimira, ntaraja kure mu nyemerere mbabwira akantu. Murabizi ko iyi minsi twese dufite umwarimu WhatsApp. Renilde yavuze kari akantu bavuze nanjye narakakurikiranye. Reka nongereho akandi. Ngo hari igiterane cy'amakouple nguko, noneho umwarimu wigisha aravuga ngo ngo abaje mwicaranye uko mwicaranye ngo muvuge mubwirane ko ntago birarangira. Noneho ngo hari abantu babiri bicaranye ari aba ex none ngo biro mwicaranye ngo ntago birarangira. Aba ex bararebana babura icyo bavuga. Nawe ndebera mwicaranye nandese, ndizera ko nta mu ex mwazanye. Imana ibahe umugisha. Urugo Imana yishimira. Uyu munsi turiga ariko tunabaza cyane. Munyemerere ndashaka ko dusubira twese inyuma mu busore wacu. Ujya gushaka nibiki watekerezaga, wasunikwaga niki, niki cyakumotivaga kujya gushaka. Dusubira inyuma. Mukanya apotre yatubiye ngo ntago turi mu rusengero, sivyo? Iyo turi mu rusengero niho mwarimu aba pastor aravuga abantu bose bakikiriza, ariko uyu munsi turi muri bintu biri pratique. Subira inyuma. Sinzi imyaka dufite, murumva twebwe iyo dufite birashoboka ko hari abaturuta. Ni bande bamaze ibyumweru 2 bashakanye? Ntago bahari. Okay, ubutaha muzabatumira. Rero aho urugo Imana yishimira ni urugo rubakwa ku ntego nzima. Intego nzima ni iyihe? Numva Renilde yabikomojeho, yavuze ngo urugo ni umugambi w'Imana. Ni Imana yavuze ngo si biza ko umuntu yibana wenyine. Nari ndi umukobwa kubera kuba mu ngo zitandukanye, ubufubi n'ibintu biteye ubwoba, nakuriye mu ngo zitandukanye. Mfata icyemezo cyo kutazashaka kubera ibyo nabonaga n'ibyo numvaga. Nza gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo si biza ko umuntu yibana wenyine. Ndiyumva ukundi, numva kwa kundi nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngifuza kunezeza Kristo ubuzima bwanje bwose. Numva n'iryo jambo nukuri. Nukuvuga ko kwa kundi bavuga ngo wisambana, wikwiba, witwica nenene, noneho naho si biza ko umuntu yibana wenyine. Rero umuntu wese ugiye gushaka ashobora gushaka kubera pressure. Abantu bakavuga urakuze, urakorera amafaranga washatse, kubera amajwi menshi bikatuma uvuga ngo reka abantu mbikize, ukajya gushaka utazi ibyo ugiyemo, sibyo? Hari abandi babona umunsi w'ubukwe, amakoti, ibintu iyi minsi byo ni danger, ni ibindi bintu. Decoration idufata amafaranga irushije ibindi byose.
rero ibyo nabyo bishobora gutuma uvuga ngo reka nanjye nzabona abantu bamperekeza mu gushaka. Sinzi wowe uri hano icyagutumye ujya gushaka. Tuba dufite intego zitandukanye. Izo ntego cyangwa ibyo byifuzo bitandukanye, aho ngaho niho ibintu bifira. Kubera ko uko ugiye gushaka waba umukobwa cyangwa uri umugabo, uba ufite tablo y'ibifuzo y'inzozi, kandi ni uburenganzira. Iyo umuntu atafite inzozi ntago aba ari umuntu muzima. Umugore wanjye azandirimbira ampeke, sibyo, ateke, akora ibi. Abagabo bakavuga umugore wanjye tuzajya dusohokana mwerekana abantu bose bamenye ko narashatse, cyangwa antekere. Yesu ashimwe. Aho ngaho rero iyo umuntu atagize intego nziza niho ibintu byose bifira. Iyo udafite intego y'ukubaha Imana, kuvuga ngo mu rugo rwanjye nzubaha Imana, nzubahisha Imana, ibindi byose biba byafuye. Kubera iki? Umuntu n'umuntu. Muzi ko abantu benshi urugo rwabo rufa umunsi w'ubukwe. Umunsi w'ubukwe. Kubera iki? Imifatire mu buriri. Umugabo akaza afite imyumvire ye, umugore afite iyindi myumvire. Rero abantu bifata mu umunsi wa mbere ukubana mu buriri, niho umuntu avuga njyewe ndababwira ibyo nzi kubera ko mbimazemo imyaka, ndi umujyanama w'ingo y'imyaka myinshi. Umugabo akavuga ngo nashatse umugore wanjye, nzi ko nshatse umukobwa mukuru, umukobwa tuzajya mu buriri umunsi wa mbere ibintu byose bigende uko bishaka. Ntababeshya, hari umunsi umwe bashingiye abantu, urupeta mu gitondo umugabo yararunjuganyire ngo fata, runsanga hiriya ndagenda ndarutoragura. Arambira ngo kure umwanda wawe mu bishenzi. Bashakana ntago nari mpari, nje nari ngiye kureba ukuntu babyutse, nsanga urupeta ruri kunsanga hariya. Byabaye ngomba ko mpagarara. Namira muje hariya, murambira ariko murangije. Ko nabuye umukobwa ndagutahana iwanjye, mfite urugo, mfite icyumba nagushiramo. Noneho uyu muntu warajije ijoro biragenda gute? Murumva aho ingo zifira. Umuntu mukuru afite ubwenge, arashatse, akavuga ngo ndabona ubambari bw'umugabo nkumva ndafuye, akahwera. Arahwera ijoro ryose. Imana itufashe cyane. Ndabizi ko turi abasomi ba Bibiliya bijyanye n'umwanya dufite. Munkundire ndase ku ntego. Nababwiraga ngo dusubire mu busore bwacu, dufate ya tablo. Mu iyi tablo niba wari ufite ibintu bitanu ibyo wari utegeze kuri mugenzi wawe, mu ibi bintu bitanu ni ibihe ufiteho bine cyangwa bitatu, kugira ngo tuvuge ngo wararengeje mwate y'ibi wari utegereje. Kubera iki? Iyo utagiye kubaha Imana, ukomeza kureba ya tablo yawe, hanyuma ukavuga ngo ibyo nibyo nashakaga ntago nabigezeho. Ariko iyo yagiye kubaha Imana birakunda. Kubera ko iyo yagiye kubaha Imana, abantu biha intego. Intego ni ukuvuga iki? Kandi abantu bavuga ntakiri kare. Tugiye kubana, ariko nuko tugiye kubana wowe nanje tugomba kuherekezanya kugeza igihe tugiye mu ijuru. Imana ikazaduhemba kubera ko twabanye neza. Si turi abakristo? Ibyo ni ibishoboka. Sinzi bwebe ibyo mwavuganye, ariko uyu munsi it's not too late kugira ngo tuye intego nziza zihesha Imana icyubahiro nk'abakristo. Umunsi umwe nahuye n'umupapa mu mugi. Mama bibishe nagushakaga cyane, simbyumva. Mutega amatwi. Ngo kubera ikingo z'abakristo zirimo zirasenyuka, izi divorce mu bakristo ni izihe? Ndamureba, divorce mu bakristo biravuga ibintu bibiri: kwihangana guke no kutababarira. Ibintu bibiri gusa.
kubera ko iyo umuntu yihanganye umuntu ntago ahinduka ku munsi umwe. Iyo muhuye muhura muri abantu bakuru mwese no kuvuga ko nanjye ndimo kubera ko nanjye ndacyarurimo. Yesu ashimwe. Rero iyo ntago pasiteri twebwe twagiriwe amahirwe yo kwigishwa na pasiteri wacu tukiri urubyiruko. Pasiteri rero tubuye ngo nta rugo na rumwe umuntu azabura kuvuga ngo iyo mbimenye. Apotre yabikomojeho ya liste y'abantu y'abasore bakuvugishaga bagusifuye abakwandikiye amabaru abo bose, ariko mwabo bose ugahitamo umuntu umwe. Uyu muntu umwe wahisemo so mutagatifu so muziranenge n'umuntu. Muri kamera y'abantu twese uko turi, hari abantu reka mbivuge mu Kifaransa bavuga ngo kushto na kushtar. Abo ni abantu n'amoko abiri y'abantu bahuri ku isi yose. Hari uryama kare, hari uryama atinze. None iyo muhura ariko bimeze. Kenshi ntago muhura mwese muteye kimwe. Niko Imana yabiremye kugira ngo abantu babone kubana bahuje. Rero iyo muhuye muri abantu babiri batafite imiterere imwe, aho ngaho niho bifira. Iyo buri muntu wese ashatse ngo mugenzi we abe nkuko ashaka, ubu se nkunda kubira abantu mugenzi wawe yaba ari umugabo cyangwa ari umugore ntago ari televiziyo ngo urakanda kuri telekomande. Iyo ukanze kuri telekomande niyo televiziyo iraka cyangwa ikazima, ntago ari byo. Uyu muntu mubana n'umuntu muzima ufite ubwenge, yakuze, hari ibyo ashaka, hari ibyo yibwira, hari ibyo yabonye. None urashaka ko bera ko mubanye, tuvuge ku bagabo ko bera ko watanze inkwano, iyi nkwano kweri niyo zaba ari inka 17, reka tutange urugero, zahindura umuntu ako kanya? Ntibishoboka. Waba izo nka si ntago zahindura umuntu. Umuntu wahindura n'urukundo. Amen. Biblia iratubwira ngo Imana yaradukunze cyane. Rimwe na rimwe iyo abantu bashatse bajya bibagirwa ko ari abakristo. Ubu bukristo tuvuga bugaragara hehe? Ahantu hambere bugomba kugaragarira ni mu rugo, ni mu rushako. Niho ugomba kwerera mugenzi wawe imbuto. Kuburyo Biblia iratubwira ngo n'umunyantege nkeya undi kube akururwa n'urukundo, bigatuma ziriya ntege nkeya agenda ahinduka gahoro kugeza igihe ageze ku rugero rushitse. Rero twewe abakristo bu Mana Israeli, Mana tutabare, ni danje. Tuba abakristo hano ku rusengero, mu nzu y'Imana tukaramya tukaririmba. Wagera mu rugo nawe n'abantu benshi akakubwira ngo umunezero wanjye ndanezerwa gusa iyo ndi mu nzu y'Imana, ariko iyo ngeze mu rugo umutima ibitekerezo nkumva ndafuye. Mwagiye reka mbabwire, mureke tujye twibuka ibyaha Kristo yatubabariye, kubera ko turashaka ngo abandi babe nguko tumeze, kandi natwe ntago tuhinduka ku rugero rushitse nguko Kristo abishaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndizera ko tukiri kumwe. Biblia iratubwira ngo aho nitangiriro 2 umurongo wa 18 haravuga ngo si biza ko umuntu yibana wenyine, muzamuremera umufasha umukwiriye. Rero iyo dusubiye muri Biblia njyewe ndabireba, buriya nta bantu babana. Mu Kifaransa bavuga ngo qui s'assemble se ressemble. Uramutse utekereje ko mugenzi wawe ni wowe niba uri umugabo ukavuga ngo uyu mugore tubana n'urubavu rwanjye, nukuvuga ko ibi kurimo bimurimo. Bishobora kuba gusa ku rugero rutandukanye, ariko uriya ujye umureba mu wundi wowe.
nayo makosa akora wivuge ngo buriya aya nanje ndayakora. Ubirebye gutyo byakoro. Iyo nsengera abakiri bato njambira Imana, Mana uyu muntu uramuzi kundusha, ngirira ubuntu umuhuze n'umubiri we. Icyo gihe iyo nsengeye umukobwa, umugabo nkabura ngo Mana umuhitiremo umuhuze n'urubavu rwe. Iyo si Bibiliya ra? Wari wicara mugenzi wawe ukumva ko ari urubavu rwawe cyangwa ko ari umubiri wawe, cyangwa umureba nk'umuhungu wa kanaka wa sobukwe cyangwa umukobwa wa nyokobukwe, umureba gute? Ako mukandike, kubera ko nidutaha turongera tujye kwibaza uyu muntu tubana ninde kuri nje. Ako gaciro cyangwa uro rugero, iyo image uro rugero umureberamo, ayo maso umureberamo, niyo ari butume tugira urugo Imana yishimira. Amen. Nibishoboka ko abantu bagira ingo nziza, ariko ko duhereye ku rugero rwa Kristo. Hariho ikindi kintu, turi mu kinyejana, ibintu byose birihuta, amasaha arihuta. Njewe mubona hari umunsi nifuje ko najyaga mbaza Imana ku masaha 28 Imana yongereho ayandi, ko nabonaga yabaye magufi. Hari abantu bakora hano, umuntu agagutelefona saa 5 z'ijoro, mama nsengera nibo ndi gutaha, nkavuyemo saa 5 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 8 z'ijoro. Uyu muntu utaha saa 8 z'ijoro, mureke mbabwire, si twese abagore n'abagabo iki gihe twese ntago tukora kuri deadline, tukora mu mihigo. Iyo hari imihigo ntago ushobora kuryama utarabisohoza. Pressure, amaso urakanura amaso, baragutelefona ukarareba na telefone ukavuga uyu ni sheri ntunayifate. Ndabesha? Ntago ibyo tubifa. Ntago telefone kumano kubera iki utayifashe. Pressure. Umuti rero n'uyu nguyu, sibyo? Umuti muyo pressure yose ni isi turimo birukankaho. Icya mbere navuze no gufata mugenzi wawe ngo uje umureba ngo uwundi wowe, ibikurimo bimurimo, numufata nk'urubavu rwawe cyangwa umubiri wawe biroroha. Icya kabiri, mu isi yihuta, kubera ko aho isigeze ntago iri busubire inyuma, ibintu byose birakomeza bihute. Niga muri ndumva turazi ya misegondere, twari dufite umwarimu wajyaga tubwira ngo 20e siècle de vitesse. Yari umugabo utwigishaga igifaransa. 20e siècle de vitesse. No vitesse iriyongera buri munsi ku wundi. Muri vitesse tugomba kushaka umwanya wihariye, kavuga ngo uyu mwanya niyo bavuga ngo kanaka nkunda arapfuye, nafe abandi bamushingure, ariko uyu ni umwanya wanje n'umugore wanje cyangwa n'umugabo wanje. Reba ko abantu mukunda bapfuye, ibyo ndabivuga buri munsi. Iyo kanaka yapfuye no kukazi baguhurusha, ariko iyo uvuze ngo ararwaye kwa muganga ndaro baguha. Ariko iyo yapfuye, uwo munsi uvuge ngo uyu ni umunsi wanje w'umugore wanje n'umugabo wanje. Ya magambo meza apotre yatubuye, ukavuga ngo uyu munsi ndago tukuvuga ku business, sibyo? Reba ko abantu bose dufite kubera kwihuta, turashaka kubaka amazu, projet, imishinga, nibyo tuhoramo. Ugasanga umugabo n'umugore nta muntu ubona ko mugenzi we yambaye neza. Abagore bakaja muri salo amasahane, umugabo akagaruka nta no wabona ko umugore yavuye yamaza amasahane muri salo. Cyangwa umugabo ko bamwogosheje neza, nguko ndi kureba like hano, like
nakubonye. Yesu ashimwe. Uwo munsi ukavuga ngo nta bindi tuvuga wowe nanjye, ya magambo meza ya kera mukibonera umwanya. Uwo mwanya nawise un moment de qualité. Mbabashije ukuri muri hano nk'abantu b'Imana, ni ryari uheruka kwicarana na madamu wawe gusa muri babiri mu cyumba mwambaye ubusa mutihuta murebana amaso ku yandi, umubwira amagambo umukoraho pa ryari? Mumbwire. Ubuse bavandimwe ko musese cyane mwatsinzwe. Ubuse uro rugo Imana yarwishimira gute koko? Mubana nk'abandi, muri aba mercenaire. Aho ngaho apotre niyo turi kuri ya mushinya, sibyo? Kubera ko muri kamere y'umuntu ukuntu Imana yaremye umuntu hari ibifuzo by'indani bya bindi umuntu atazi kuvuga. Mureke mbabwire, abantu bakora muri biro, mbere ko mba full time nanjye narakoraga muri biro, sibyo? Hari abakobwa bazi kwizunguza, bambara amajipo ageze hano, kandi abagabo miterere y'abagabo mweba mwabagore mu munyumve amaso. Iyo bacapa abagabo babacapa n'amaso angana guti, ingana guti ngiyi saha, kubera ko amaso y'abagabo arashaka kureba, arareba ibintu biza. Umugore mwiza wisize. Iyi minsi rero nabonye ibintu byaje vuba byadutse. Uwo mugore arisiga, umugabo ntanamenye ko ari umugore we, baragenda bakamusiga bagasigiriza. Ndabesha? Bakakuzanira umugore wa sinjamba nabo abashumba nibo bavuga ngo reba neza ko ari we, kubera ko abaye undi muntu. Yesu ashimwe. Aba bagabo bakunda kureba bavandimwe aba mama bareba iki? Bakureba ryari? Babona iki? Hari abagore bahora barushe, muzi ko ingo zacu zabaye dortoir. Njyewe kera nize muri interna. Muri interna mu gitondo marasohokaga bagafunga dortoir, mukagarukamo 2:00 muvuye muri etide. Izo nizo ngo zacu zikigiye. N'umunaniro wose ndarushe, mgongo uhorurushe. Umugabo yakubwira ngo hindukira, ndafuye. Buriya tugiye mu bitanda mu mariri yanyu harimo stories. Kubera iki? Imiterere y'umugore bayivuze. Umugore icyo akeneye umuterete. Imana irakoze, telefone yaraje, sibyo? Kubera iki? Mu minota mike ufite, niba wateguye umunsi mukuru niko tuwita, kumama mu gitondo kare mwatandukanye ko kudepoza mu kazi cyangwa sinzi udepoza uwundi, hanyuma ukamwandikira ngo sheri uraho meze neza, wowe umeze neza, mutabashije abana n'abashitsi. Abana n'abashitsi muzi urwitwazo. Imana itutabare.
umuntu wese none ugasanga mu iminsi buri muntu wese arashaka kwikururira abana, sibyo? Abana n'abashyitsi. Mbere yo gukunda abana banza ukunde papa wabo, banza ukunde mama wabo. Imana idufashe. Amafaranga, yewe mbega amafaranga turayirukankaho hanyuma agadusenyera. Amafaranga, umunsi umwe nari ndi ahantu ndumva ku Kibuye oya nari ndi Kibogora, hari umumama waje muri mission, si yicaye gutya message iraje kuri konte ye havuyeho 3 million. Arikanze, mbona arikanze, ubaye iki? Umugabo ahita telefone, umugabo abakuyeho telefone, umugabo akuye kuri konti y'umugore 3 million. Batabivuganye, yewe umugore ararize. Mureke mbabwire, ibibazo by'ingo bizakemuka ariko tuyize kugira wa moment de qualité. Muri ya moment de qualité tuvugana ibintu byose, n'uburyo tujera ayo mafaranga, n'uburyo tujera iyo miryango. Kandi murambabarira ariko niko kuri ibi bintu biraje mbeka mbivuge, kubera stress na pressure izakazi n'ibintu abantu barimo batishimye. Iyo umuntu afite stress irengeje, abagabo ntago bademara. Muranyumvishije? Aba mama, hari igihe umugabo atademara ukatekereza ngo yagiye mu bandi bagore, kandi afite stress zirenze ubwenge bwe, akagushaka akakubura, nibura ngo unamuhenda henda abeho umuhumurize, agasanga nawe wariye karungu. Ibi bintu ntago bikunda. Imana idufashe cyane. Uyu munsi reka ntangirize hano kubera ko ni ibintu byinshi cyane twavuga. Ntago navuze ku bagore nabo batakora. Uje yamana n'umuntu mu buriri akakubwira ngo gira vuba. Ibyo si nibiki koko. Uyu muntu wirango gira vuba, uzi ko akeneye ngo umukuyekuye ugira akajambo kazima mubwira mu gutwi. Nigishije abagore ntago bimbuzi yo mfite nka 500 nkagura sambusa imwe gusa, imwe sambusa. Sibyo? Iyo sambusa nkayitwara misakoshi, ni arutunda wenyine. Yewe ndarangije umwanya bampaye urarangiye.